merewe kubera ABC ntabwo ari byo dushaka rero. Ubundi wakagombye kuba igihe tubonye dosiye yawe tubasha kukumenyesha. Twari twavuze ngo tugiye kwiha target yo kuvuga ngo amasaha 7 turebe ko tuzabigeraho, at least mu masaha 7 tukatukumenyesha ko dosiye yawe twayakiriye. Niba hari ibiburamo tunabikubwiye, niba ushaka bari byo usaba bya mutation, usaba kubaka cyangwa n'ibyo wavuze by'igitaramo, gibuze mu masaha 7 tukatuguha igisubizo kivuga kiti dore dosiye yawe yakiriwe, niba hari ibiburamo nibi cyangwa se ndiri gusuzumwa, iyo message ukayibona, ariko nanone igisubizo cya burundu kikwemerera cyangwa kikubwira kiti ibintu urimo ntibishoboka, nacyo kikaza vuba. So ibyo bintu rero ni byiza kubiduhayeho amakuru. Waba kuvuga ngo wanditse mu kwa 7 turi mu kwa 11, ntabwo ari byo. Tugomba kuba twagusubije rwose mu gihe gitoya. Kwiyahura byiyongera, ibi nabyo turi gukora isesengura tumenye ese ubwo biterwa n'iki, kwiyahura kuba byiyongera. Ariko twateye intambwe dufatanyije na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, baduha abajyanama mu counselors n'abajyanama mu buzima bwo mu mutwe, I think niko babyita mu cyane. Umutekano nagira ngo rero mbihere ubutumwa. Nashimye ko gavana yavuze ngo muri abafatanyabikorwa beza, bati iyo muvuze inkuru mukagaragaza ahantu hari ikibazo, inzego bireba ziragisuzuma zigakora ibigomba gukorwa. Ni ukuvuga ngo muri urwego rwa RIB muri uyu mwaka, wenda muranabizi, muri uyu mwaka noneho twahawe inshingano zo gukora ikintu cyitwa ubuhuza. Igikorwa remezo cya leta kuko byashoraga imyanda yavagamo yashoraga muri base weekend igashora muri Nyabarongo. Murumva uburyo twangije na centre ya Basero nuko bimeze. Ngira ngo nyakubahwa guverineri yabivuze ko kijyanye no kwiyongeza umuco w'isuku mu ntara y'Amajyaruguru, yewe tukanahera no ku biro by'akarere kuvugurura ibiro by'inyubako za leta kubivugurura, kugira ngo nuko haratabivuze tubiziranyeho twese nk'ubuyobozi bw'inzego za leta abo tuzasanga tudashobora kububakira tutekereza uburyo hazavugururwa. Ariko uyu munsi ku kijyanye no kuba riva ryongera ngo cyarakemutse, ryamaze gusanwa igisenge, abantu ahari amabati ashaje akurwaho uyu munsi, bikaba birimo bifasha. Ni kimwe rero na gare nayo burya ni igikorwa abantu n'umushinga abantu bashobora gushoramo imari. Ngira ngo ni n'urugero mbaha nuko gare ya hano Musanze ntabwo kubahiriza amategeko ndetse n'amabwiriza. Icyo gihe uzakora ibinyuranyije n'ibyo yakagombye gukora biteganyijwe n'amategeko agomba gufatwa akabihanirwa. Niyo mpamvu nabo bavuze bagerageje gukora urugomo abanyerondo nabyo kugira ngo babibajeho. Uwo munsi hahise hafatwa abantu 6 kugeza ubwo barimo barakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Turafite iki kigo cy'urubyiruko ndetse n'ibibuga bitandukanye biriho ibya basket, ibya volley, naho bifasha. Turafite stade rero ubworoherane, nubwo wenda uyu munsi nayo itajyanye naho n'icyerekezo cy'umujyi wa Musanze. Niyo mpamvu iyo umujyi utera imbere ako kanya utugaragaza n'ibindi bikenewe mu buryo bwihuse. Ubu turimo tuvuga ko dukeneye stade ku rwego rujyanye na Musanze. Ubu turimo tuvuga ko dukeneye inyubako twaha ku kigero cya BK Arena. Hari uturere tudatekereza gutyo, sibyo? Ahubwo wenda dukeneye kuba twahabwa nk'isoko rya hehe, nta nubwo nabwo ryaba ari nk'irya kariyeri, sibyo? Uyu munsi rero reka twishimire ko tubona ko dukeneye cya gikorwa remezo kiri kuri urwo rwego. Ariko ntabwo ubuyobozi bw'akarere ndetse n'intara dushimira ubufasha cyangwa se inama tugira, ntabwo twicaye gusa, turimo turatekereza, turimo turashishikariza
abikorera. Turimo turashishikariza abafatanyabikorwa muri uku kwezi kwa 12 turafite inama turimo dutegura aho twifuza kuzatumira aba diaspora ba Musanze, tukaganira nabo, tukabagaragariza aho Musanze igeze, ariko tukanabereka n'ibyo dukeneye ko bashyiramo imari. Niba uyu munsi abantu biyegeranya bakubaka isoko nk'iri rya Goyiko, niba uyu munsi abantu biyegeranya cyangwa se umuntu akubaka hoteli iri ku nyenyeri 3, 4, 5, ntabwo byamunaniye kubaka inyubako ishobora guhurizamo abantu 5,000, 6,000, noneho byaba ari igihe cy'imvura bakaba bugamye imvura, byaba ari igihe cy'izuba kandi nabwo izuba ntiribagereho. Ariko tukaba turimo tunaganira n'ubuyobozi bwa Jari Investment, ni ukuvuga ubuyobozi bwa gare, ko mu gihe cyo kuvugurura gare hazatekerezwa ko mu nyubako zizubakwa hejuru, inyubako yo hejuru isoza yazaba izigenewe imyidagaduro. Mwabonye nk'abajya Kigali kuri Shike, ku nyubako ya Shike, ko hejuru hari uburyo bahatunganyije. Ibyo turimo turabiganiraho, ariko noneho tunashishikariza by'umwihariko n'abanyamusanze ku gikorwa nk'icyo ngicyo babasha kukikorera. Turimo rero turabikoraho kugira ngo bigende neza, kandi mu gihe kidatinze tumva igisubizo kizaboneka. Ku byavuzweho rero musaba kubaka cyangwa se ku biciro by'ubukode kuri stade Ubworoherane, nibyo gikeneye kwitabwaho. Iyo hagiye gusigwa amarangi mu gikorwa kivugururwa, n'igikorwa remezo byibura buri mwaka kigomba gukorerwa isuku byibura rimwe mu mwaka. Gifite ubwiherero, gifite za jardin, gifite ibigomba kugikorerwaho. Ntabwo rero twavuga ko tuzagikodeshereza cyangwa tuzagihera buri wese ubuntu, ariko niba hari igikorwa runaka cyateguwe bikagaragara ko ari igikorwa giharanira inyungu rusange, mwatwandikira mukaza tukaganira, bityo tukareba icyo kugikoraho. Noneho niba agombaga gucibwa miliyoni 3, ahubwo ni miliyoni 3, nta nubwo ari miliyoni. Noneho aya makuru mufite siyo ni miliyoni 3 wakodesheje stade, tukaba twagira gute, tukaba twajya kuri igiciro kigira gute kigabanuka. Na service mwagaragaje ko itari nziza ku bijyanye n'abasabye gutegura ibitaramo. Ubundi hariya twashatse ko abasabye mwese twakira dosiye zanyu. Byashoboka ko wasabye mu kwezi kwa 7 twasanga ibyo usaba utasubiza ibyo twebwe twexpectinga kubona nk'akarere. Uyu munsi rero twamaze kwakira, turafite abantu basabye barenga 10, turagira ngo ayo madosiye yose tuyegeranye, noneho duhe timu ibishinzwe. Ubwo ryubakwaga byagaragaraga ko ari byo rikenewe. None uyu munsi Musanze yagize ite, ndetse ni centre ya Byangabo uyu munsi yabaye mugi, nta nubwo ari na centre. Ibyo rero biratugaragariza ko rikeneye kuvugururwa rikajyana n'icyerekezo cya Byangabo. Ariko noneho uyu munsi tukanashishikariza n'abantu gukora ishoramari. Niba uyu munsi dufite Goyiko ifite abaturage barenga 2,000 bayikoreramo, why not uyu munsi Byangabo? Erega twe gukomeza gutekereza ko abantu bazacururiza ku bitaro, sibyo? Habubatswe umuntu uri gukorera hano mu isoko rya Goyiko, ngira ngo bimeze neza kuruta uri gukorera mu isoko rya Kariyeri, sibyo? Na Byangabo rero uyu munsi, yego ntabwo tuzabura gutekereza kuri icyo cyiciro kitahita kigera kuri urwo rwego, ari nayo mpamvu ntabwo ari Akarere, ahubwo ni yarwiyemezamirimo. Uyu munsi rero reka dushishikarize n'abikorera, dushishikarize investors kujya gushora y'imari, ahubwo batubwire bati dore uyu munsi aho twarambagije naha, wenda dukeneye ikibazo cya expropriation cyangwa se impamvu zinizi, none Akarere dutange ubufasha, twumvikanishe izo mpande zombi, izaba nyir'ubutaka n'iz'umushoramari, cya gikorwa kibashe kuboneka. Hanyuma ku kijyanye n'abanyeshuri batuye ahatari umuriro, ngira ngo ayo ni amakuru meza tubonye, turihutira kureba uko tuyakoraho, ariko nanone tukanareba tuti ese niho babonye bakwiye kujya gukodesha inzu, akwiye kuba nareba niba izasubiza ibyo akeneye, si byose?
babaye benshi ku buryo hari ibyabuze aho uraho murakoze. Turakorana inama n'abikorera hariya bihutishe kubaka inzu zatuma n'ubundi nabo babona aho bacumbika. Murakoze twagafa. ngira ngo ikibazo ngiye gusubiza ni ikibazo cyabajijwe na Peter Clever wa TV1. yabajije kuki santere abaturage batuye muri santere ya Mukoto basaba gukuraho inyubako zabo. Arasa n'uwanagisubije kuko yabivuze ubwo yabisasiraga avuga ko santere ubwayo iri mu gishanga, akanavuga ko bivuga ko zidafite inyubako zari zidafite ubwiherero. Ngira ngo rero wenda mvuze ku by'uko biri mu gishanga, nibyo koko iriya santere y'ubucuruzi iri mu gishanga. Akarere ka Rulindo buriya tugira umugisha ko turi mu turere twamaze gushyirwaho masaplan yamaze kwemezwa igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka. Ni igishushanyo mbonera cyashyizweho ariko n'abaturage babigizemo uruhare dukoranye n'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka, kiremezwa na kabineti irayemeza masaplan dufite. Rero dufite ahagaragara nk'ibishanga harazwi, dufite ahari santere z'ubucuruzi, dufite ahagomba guhingwa, dufite ahagomba guturwa. Ibyo byose iyo ugiye kuri masaplan umuntu wese ubereye mu karere ka Rulindo ashyize UPI yaho hari muri systeme bikwereka ngo ahandi hari hehe. Ni ukuvuga rero buriya twasanze iriya santere ya Mukoto iri mu gishanga. Buriya kugira ngo masaplan izashyirwe mu bikorwa ntabwo dufite ubushobozi bwo kugira twimure abantu bose, baba abaturage ku giti cyabo bari ahantu hashyizwe ubwabo mu kaga, cyangwa se bari mu buhinzi, cyangwa ari n'ahandi hatagomba guturwa. Ariko buriya kugira ngo bashe gushyirwa mu bikorwa ntabwo dutanga icyemezo cyo kubaka bushyashya. Ushaka kubaka bushyashya ntabwo dushobora kumuha icyemezo cyo kubaka niba hagiye kubaka atari mu miturire. Ikindi ntabwo dushobora gutanga icyemezo cyo kuvugurura bihindura inyubako niba ahantu hatari mu miturire. Bityo rero buriya kubera ko nyine nta bushobozi dufite bwo kwimura abaturage bose ngo tubegisope tubazane, iyo urebye buriya igishushanyo mbonera kizongera kuvugururwa mu 2035, ubundi nikijya muri 2050. Rero niba inzu itavugururwa, niba ntabwo yagera iya myaka yose kiriho, bizishyirwa byikoze. Abantu bubatse neza hamwe hategereje guturwa, ahingwa hagaragara, ibikorwa remezo hagaragara. Ngira ngo nuko nguko santere ya Mukoto rero ifite umwihariko, iri mu gishanga nk'uko mwabivuze, ikanajyana na kiriya gice cyose ukaza ukagera mu bice bitandukanye, kuzagera no kuri base. Ni kuriya dusanga buriya n'ibagiro rya base niba murizi ryamaze gufungwa deja, bakubimura ariko bakajya ahantu bashobora gutangira serivisi nziza. Itariki ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka tugiye gutangira mu kwa mbere. Ni muri urwo rwego rero ngira ngo turi muri solution mu bugenzuzi bw'amasuku uriya santere ya base twasanze nta bwiherero n'abamufite mu mazi ni intoxication, barimo barangiza ibidukikije bijyana mu migezi. Urumva niba umuntu ubundi mu bugenzuzi bw'isuku dukora, iyo usanze umuntu umuntu ku giti cye mu santere z'ubucuruzi atafite ubwiherero, uramubwira uti hari n'ibyo biba byarinda, ariko ubwiherero ubuti bucukure umufungiye kugira ngo mugana bazabona aho bashobora kwiherera. Ariko santere ya Mukoto ifite umwihariko. Niba umuntu uvuga ngo kugira ngo yuzuze ibisaba by'ahakorera nacukura ubwiherero, agomba kubucukura muri Mukoto ni mu gishanga, hari ubucukure nta kindi. Ngira ngo ni igikorwa rero twagiyeho inama, turabasanga, turicara turaganira n'abahakorera, nabo ubwabo barabyibonera. Yewe nabo ubwabo nibo bavuze bati nyuma y'uko tubona dufite ibibazo, nyuma y'uko tumaze no kubasobanurira amategeko ahana kwangiza ibidukikije, nabo ubwabo nibo bifatiye umwanzuro. Ngira ngo rero ntabwo turimo dusukura amasantere y'ubucuruzi, ahubwo turimo turayavugura. Nk'iyo yo birumvikana, uretse no kuba mu gishanga ariko agira n'ikindi, none urimo ashyira n'ubuzima bw'abaturage bw'abahatuye mu kaga. Abahagenda murabizi uriya muhanda wa Kigali Musanze iyo wafunzwe, iriya byari santere Mukoto, abahanyura muhabona buri gihe uburyo hahora harimo ibitiyo dukuramo ibitaka byamanutse bya slidinze. Urabona hariya ku karere inyuma mu Gashushura buriya hari amacumbi ahari, hari abaturage. Niyo mpamvu ntabwo ari bonyine n'abaturage twabasabye kugira ngo bakure ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, kuko ngira ngo hari mu minsi ishize hari imvura yaguye iramanuka, abakozi bahacumbitse matera zabo bazisanze ko mu gishanga. Twagize umukene bya nijoro, kuyo biza kugwa nijoro biba byaratwaye ubuzima bw'abaturage. Ni no muri urwo rwego buriya n'akarere ka Rulindo, ibiro by'akarere aho biri bigomba kuhava, kuko natwe turi hashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Turi mu manegeka, ngira ngo byo urugendo rwo kubyimura bugeze kure.
twamaze kubona aho akarere kazubakwa, twamaze no kubona amafaranga yo kugura ubutaka, twarabuguze, twakoze inyubako y'ibiro by'akarere, dushigaje kubona amafaranga tukubaka. Inyubako twarayikoze, hasigaye ko tubona amafaranga tukubaka. Ngira ngo rero ni igikorwa dufatanyije ariko gikomeje, ariko haranzamo ibintu bibiri: iby'igishushanyo mbonera byo dushyira mu bikorwa mwabibabwiye, ahandi ni ukuzagenda ku buryo bizagera kiriya gihe abantu igishushanyo mbonera kimaze kigashyirwa mu bikorwa byikoze bikurikije amabwiriza n'amategeko ndetse n'uburyo turimo tubikora. Ariko santere ya Mukoto ifite umwihariko. Kurya umuntu akanywa ni ibintu bisanzwe, umubiri usigarana ibyo ukeneye, ibindi bigasohoka. Niba udafite aho uri ubishyire biragenda bite? Nta kindi, ubwo ni ugufunga iyo nyubako. Gufunga inyubako noneho nabyo byazanye ikindi kibazo cy'uko harimo indiri y'amabandi, bigateza umutekano mukeya. Ngira ngo ababyumvishe vuba amazu barayikuriraho, ntabwo tuyakuraho. Hanyuma ngira ngo uretse aba wenda badashaka kumva, ariko ubundi ni ibintu byumvikana. Murakoze. Ikibazo cya Peter Bireba urabizi ku kijyanye n'ubucukuzi, nyakubahwa gavana yari yabivuze byinshi kandi neza, ndetse na nyakubahwa meya wa Musanze, ariko usibye kuba hari uwakwirengagiza nta muntu utazi ingaruka z'ubucukuzi bukozwe nabi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane haba kubukora. Hari abajya bishora mu birombe byayo byafunzwe bitagikoreshwa, cyangwa se bakishora no mu matano y'abandi. Ibyo bigira ingaruka kuri uwo muntu byishoyemo, ndetse no kubikora muri ako kajagari byangiza ibidukikije, yaba imigezi, yaba imirima, yaba imisozi. Hakongeraho naho badatinya ibikorwa remezo, ugasanga ntibatinye kurandura imihanda, amatiku bashakamo ayo mabuye. Kugira ngo ibyo byirindwe ku bufatanye n'inzego zitandukanye, hakorwa ubukangurambaga. Abaturage cyane cyane baba batuye aho ngaho ndetse n'abaza baje mu mirimo y'aho ngaho, bagashishikarizwa kwirinda ubwo bucukuzi kubera ingaruka bufite. Ibyo wigeze no kubikomozaho uvuga ati batubwo haje na drone. Twebwe tugira no ku rwego rwo gukoresha ikoranabuhanga, aho dufata ubwo butumwa dukeneye ko abaturage bumva, tukabushyira muri drone ikazamuka ku ngo zabo igihe bahari, zikazayica hejuru bavuga ubwo butumwa. Ariko mu nzego z'ibanze naho ubufatanye na polisi ndetse na RIB naho hari ubundi bukangurambaga bukorwa. Ngira ngo mu minsi ishize nyakubahwa gavana yari yabivuze bavuga ku itegeko rigenga ubwo bucukuzi, ndetse no mu nteko z'abaturage za Gacaca tujya tujyayo, ndetse no mu bice bya za Masoro, za Rulindo. Buratugira polisi ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage, bajya bahura bakajya kwigisha abaturage kwirinda ubwo bucukuzi. Utabyumvise arakomeza kwigishwa, ariko ubirenzeho arahanwa, arafatwa. Niyo mpamvu tutajya turebera buri wese urenga ku cy'amategeko ateganya, ndetse no ku bw'amabwiriza bashyizweho n'inzego z'ubuyobozi. Ugerageje wese arabibazwa, ari nayo mpamvu dushishikariza buri muturage wese. Ariko icya mbere nyine ni ukwirinda buri kintu cyose cyaba gikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bakubaha itegeko, kuko nibataryubaha ryo rizabahana. Kereka niba hari ikindi udasobanukiwe. Arakoze. Murakoze nyakubahwa gavana. Njye nashaka gukora komenti no kugira ubutumwa n'intera media iri hano, kugira ngo bazabitugereze muri public. Nashimye ko mwavuze ko umutekano wifashe neza. Ibyo koko ntabwo mwabeshye, mu Rwanda hari amahoro. Umuntu arakora ibyo agomba gukora, hanyuma hakaba hari n'inzego yakwitabaza iyo hagize ushaka kumubangamira. Niyo mpamvu RIB irahari, polisi irahari, ndetse n'izindi nzego. Nta muntu wahohoterwa ngo avuge ngo ntabwo mfite aho nerekera. Kandi muri bwa bufatanye n'inzego z'ibanze turafatanya rwose kugira ngo abantu bacu twese. Ubundi bwakorwaga na parike gusa, ariko ubu RIB kuva mu kwezi kwa gatatu hagiyeho itegeko ritwemerera gukora ubuhuza ku byaha bitarengeje igifungo cy'imyaka 5, ku byaha bitari mu ihohoterwa rishingiye ku gitsina,
ni ukuvuga ngo dufite inshingano nka RIB yo kubwira umuntu wakoze icyaha ndetse n'uwagikorewe ko gahunda ya leta ari uko abantu bumvikana bagakemura ikibazo hatajemo cya gifungo. Ni ukuvuga ngo iyo wakoze icyaha ibyo cyangije iyo wemeye kubiriha, ni ukuvuga ngo murumvikana ibigomba gutangwa bigatangwa, dosiye igahagararira aho ngaho, kandi birimo gutanga umusaruro kuko nko mu mezi abiri ashize dosiye zigera ku 131 twazikoreye ubuhuza muri RIB bihagararira aho ngaho. Ubwo rero nagira ngo mbisabire mu nkuru mukora niyo muze kuyitanga ko RIB yahawe inshingano zo gukora ubuhuza ku byaha bifite igifungo kitarengeje imyaka 5 ariko hatarimo ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nabivuze ko mu mezi abiri tumaze guhuza mu ntara y'Amajyaruguru ariko gusa dosiye 131, ni ukuvuga ngo zarangijwe ku rwego rwa RIB zitagiye muri parike, zitagiye mu rukiko. Ni ukuvuga ngo iyo message ihari ni politike y'igihugu cyacu yuko kugira ngo tugabanye abantu bafungwa bajya muri gereza, hari amadosiye akorerwa ubuhuza kuri RIB, andi agakorerwa ubuhuza muri parike, ndetse no mu rukiko ushobora guhakorera ubuhuza bigahagararira aho ngaho. Ni politike y'igihugu cyacu yo kugira ngo abantu bumvikane, bongere babane neza, kandi noneho tunagabanye umubare w'abantu bajya gufungwa mu magereza. Murakoze nyakubahwa Gavana, niyo message nagira ngo ntange. Murakoze. Reka dufata hari comments nashaka gukora nanjye ikibazo kiri prospective na services dinga kumenyesha ko ibaruwa yawe twayibonye, dosiye yawe turi kuyisuzuma. Hari icyo twari twarabonye usanga hafi nk'abasaba ibyangombwa kubaka n'urugero bimarira igihe kirenze ibyumweru 3 kwezi, kandi igisubizo kikazaza kukubwira ko cyangwa kwihungabana. Councillors, ubu buri karere gafite ikigo cyangwa NGO yagiranye amasezerano na Minubumwe, barabatwereza mu turere twacu kugira ngo badufashe kwiga icyo kibazo gitera kwiyahura byiyongera, ariko n'ibindi bibazo twaba dufite mu turere bijyanye n'ihungabana n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Ubu karere gafite ikigo n'abakozi bashinzwe kudufasha, biyongera ku bakozi dusanganywe ku bigo nderabuzima. Ubwo nka Gicumbi ndibuka bafite abitwa Mizero Care Organization, ariko n'abandi bafite Rurindo, hose turabafite, biyongera ku bakozi basanzwe barashyizwe mu bigo nderabuzima kugira ngo banadufasha. Ahubwo bw'ubukangurambaga PCI yatubwiraga tugomba gufatanya n'iki ngiki, ni ukubimenyesha abaturage ko hari abantu rwose bashinzwe kubafasha ari ku bigo nderabuzima, ariko n'izo organizations, izo NGO zashyizwe mu turere kugira ngo zidufashe muri iki kibazo. Sorry? Nta kintu gisabwa, upfa kuba wowe wiyumva cyangwa se n'umuryango wawe wumva. Ku kigo nderabuzima ho bashobora kukwaka mituweli, ariko ababo twahawe na Minubumwe nta kindi usabwa rwose, kuko barishyurwa na Minubumwe, tubaha ibiro ku turere bakoreraho. Uhageze rwose ukaka contact biroroshye. Imyidagaduro rwose nanjye ndemeranya nawe, ntabwo iri kuri level tugezeho, ariko turayishyiramo imbaraga natwe ku rwego rwacu. Meya yabivuze, ariko hari bitazakorwa n'uturere. Turimo tuganira n'abafatanyabikorwa, by'umwihariko abasanzwe bari muri izi business. Hari abo turi kuganira, ibiganiro bitaragera kure. Nka Musanze nzi ko baganiriye mu rwego rwo kuvugurura phase ya 3 uyu mujyi. Rwose turifuza ko hajyamo ibyumba bijyanye n'imyidagaduro kandi bigezweho. Niho tuvugana gare mu kuvugurura igare. Igare yacu muri phase ya 3 yo kuvugurura umujyi. Turi gusoza phase ya 2, amazu yubatswe muri phase ya 2 tuzataha
tariki ya mbere z'ukwa kabiri duhite tunatangiza faze ya gatatu. Ubwo rero mu mazu twifuje n'ibyo birimo. Hari n'abandi batugannye, hari umushoramari hano ushaka kubaka inzu nini ya sinema imeze nka Canal Olympia bari i Kigali bafite, abantu barebere filime ahantu hameze neza. Nabonye igishushanyo amaze gukora kandi ni byiza, naho kubikora birameze neza. Hari hasigaye uburyo PCI na polisi bavuze ubukangurambaga dushobora kujyanamo, hari n'uburebana n'igishushanyo mbonera, aho turifuza ingufu zanyu namwe ko zigaragara mukanadufasha kubakebura. Hari abantu batuvangira, umuntu akaza akabeshya umuturage ati ubaka rwose, wubake wenda nijoro cyangwa iki, ati ntawe uzagusenyera. Rwose mujye mubabwira ko abo bantu babashuka rwose. Hari uruhare tubaza abakozi bacu, ibyo bavugaga barangaye turabibabaza. Na hano muri Musanze ngira ngo hari na executive w'umurenge uri mu bihano kubera icyo ngicyo, uburangare yagize inzu zikubakwa mu murenge we atari yakagombye kuba bitangaho amakuru. Ariko n'umuturage nawe agomba kumva ko bimureba nawe uruhare rwe. Ntabwo wavuga ngo ntuze amategeko, ntuze igishushanyo mbonera, ugomba nawe kubigiramo uruhare. Ubwo bukangurambaga rero nitubujyanamo nkeka ko bizakemuka, kuko ibishushanyo mbonera hose bimaze kuhagera, uretse Burera naho kiri muri faze za nyuma ngo kiboneke. Naho kubaha ibikorwa remezo, abantu bubaka mu bishanga bakibwira ko nta muntu uzajya kubabaza impamvu bikorwa gutyo. Ari abayobozi ari n'abaturage, twese tugomba gufatanya kugira ngo duce ako kajagari. Nta kundi akajagari kacika, nta kundi icyerekezo dufite nk'intara cyashoboka abantu bose bakomeje kugenda mu kajagari. Ngira ngo ni aho naho twafatanya tukashyiramo imbaraga. Karake twakwakira ibindi Shibagiro ya Dr. ibindi ba mayors nabo turi kumwe aramfasha. Honore yabajije ku kibazo cya kawa na avoka. Ni ikibazo cyiza cyane. Impamvu nuko mu majyaruguru ari twe dufite kawa nziza, kandi n'urubyiruko twabonye ko dushobora kubijyamo, ari urubyiruko ariko n'abategarugori muri rusange, bigatanga umusaruro. Niyo mpamvu tumaze iminsi dukorana n'abantu batandukanye, usibye na YEB tumaze iminsi dukorana n'abitwa Sustainable Growers. Ababikurikiye ngira ngo n'umunsi mpuzamahanga w'ikawa wizirijwe iwacu mu karere ka Gakenke, twari Rushashi. Ahahuguwe abahinzi batari bake, harimo n'urubyiruko, urubyiruko n'abagore. Hari ikawa twise ikawa y'urubyiruko, ikawa ikunzwe cyane, kandi n'ibihembo byagiye bitangwa muri iyi minsi. Ubona ko ikawa ari ya Gakenke, ikawa y'Igicumbi bagiye batwara ibikombe byinshi mu gihugu. Ibyo birareba na avoka. Avoka zifite isoko rwose, ngira ngo babikurikira mwamenye ko igihugu cyacu cyanagize amasezerano. Ariko noneho ngira ngo ntabwo ubutumwa bugeze no ku bandi. No ku munsi w'ejo twarabisuye, nanjye nigiriyeyo. Muri uku kwezi kwa 12 birimuka, ubwo birajyana no gukora isuku hose. Ngira ngo twumvikanye ko bitakwimukira kure, ku buryo abarwayi batakenera n'ubundi serivisi ngo bajye kure. Ariko muri uku kwezi kwa 12 turatangira kubyimura. Twamaze no kubona aho byakwimukira nka serivisi nini yo bita medecine interne, nayo yari igoranye. Turi kurangiza ahantu izimukira. Twaganiriye n'abantu bitwa NMC bafite inyubako hano inyuma ya stade Ubworoherane yajyaga iberamo ibirori. Ubu turi kurangiza kuko byari ibyumba bidasanzwe biteguye kubamo ibitaro bititeguye. Ubu turi kuhakora neza ku buryo haba nk'ibitaro. Mu kwezi kwa 12 turaba twimutse. Mu kwezi kwa 2 tugomba kuba twarangije gusenya, twatangiye kubaka mu kwezi kwa 2. Niyo ntuza twahaye, kandi bimeze neza. Amafaranga arahari yo kubaka ibitaro bya Ruhengeri, n'ibyo by'isuku byose birajyana rero muri program. Ni program nziza cyane twaboneye abafatanyabikorwa, kuko ni program itajyanye gusa n'inyubako, ahubwo n'ibikoresho. Turabona ibikoresho bigezweho muri serivisi z'ibi bitaro.
ibitaro ngira ngo mwarabimenye ko byazamuriwe urwego, ubu ni teaching hospital. Hari rero ibikoresho bigomba kuza ariko n'abaganga ubufatanye uburyo biciye muri cooperation dufitanye n'Abafaransa. Abaganga bacu hano barajya bajya kwihugura mu Bufaransa, ariko n'abaganga b'Abafaransa bakaza kuvurira ahangaha. Ibyo byose biri muri package imwe, ariko nituhindura izi nyubako zikavaho zishaje, ntabwo twari kuzishyiraho amafaranga kandi tuzi ko tugiye kuzisenya, ntabwo twari gushyiraho amafaranga yo kuzisana. Ubwo rero bitarenze mu kwezi kwa kabiri igice cyo hepfo y'ibitaro, abazi ibitaro bya Ruhengeri ko winjira mu bitaro gutya, igice kiri hepfo yose cya gutya cyose kigomba kuvaho bitarenze ukwezi kwa kabiri tugatangira, uretse morgue izaba isigayemo tuzavugurura nyuma y'ibindi, ariko ibindi nyubako zose zigomba kuvaho, ariko nayo izongerwa. Ubu morgue yacu yashoboraga kwakira imibiri 4 gusa, mu gishushanyo gishya nuko izaba ishobora kwakira imibiri 25. So nayo izavugururwa, ariko nyuma nicyo kisa naho kizaba gisigaye urebye. Ubwo rero n'iby'isuku byose birarebana. Parking y'amakamyo reka ngiharire umuvugizi wa polisi aze kukimfasha. Inyubako y'akarere n'intara ntabwo twabihagaritse, ahubwo nuko twagiye muri cya cyerekezo twahoze tubabwira na meya wa Rulindo. Ubu priority twayihaye utugari, kuko twumva ko n'ubundi utugari nidukorera ahantu heza tukanakora neza tugatanga serivisi nziza, ibibazo bigera ku karere biba bikeye icyo gihe. So ubu Musanze muri uyu mwaka bafite imihigo yo kuvugurura no kubaka utugari byose hamwe 47. So ku buryo inyubako y'akarere yo rwose twabihagaritse no gushaka ikibanza n'igishushanyo, ndetse naho amafaranga azava turacyabiganiraho, ariko for now twihaye intego ko twashyira imbaraga mu tugari mu mirenge bisanzwe byubatswe nabi mu ntara hose, ku buryo abaturage babona ahantu bahererwa serivisi hameze neza, ibibazo byinshi bikajya bikemukira mu tugari, byakabya bikagera ku murenge, ibibazo bizamuka bikagera ku karere bikaba ibibazo bike cyane, ariko ntibizabuza ko n'akarere kavugururwa kakajyana n'igishushanyo cy'uyu mujyi wacu, bikajyana n'intara nayo ko byagira inyubako imwe bikoreramo. Hari uwabajije ikibazo cy'inzu za leta zidakoreshwa. Nibyo koko hari byagiye biba mu minsi yashize, urarangiye inyubako ntihise ikoreshwa, hari na reforms zabaye murabizi, tuva ku makomine tujya mu turere, inyubako zahoze ari iz'amakomine zimwe ntizihite zikoreshwa, ariko ubu nicyo gikorwa turimo nanone. Ngira ngo twaratangiye, hari n'ejo twari mu Kinigi, wenda bakoresha abasoma kuri account y'intara mwabikurikiye, hari inyubako yari iri mu Kinigi twarayisanye, itarakoreshwaga muri imeze nk'izo mwabazaga, twarayisanye ubu turayikoresha nka archive z'intara. Hari iyo wavuze cyari ntabwo yigeze ikoreshwa mu by'ukuri, ariko yari irimo yubaka ngo izabe koreshwa n'akarere ka Bugarura. Meya wenda ndaza kumuha umwanya bikomozeho, iyo tugiye gutangira kuyisana byararangiye, basigaye icyemezo cya Rema gusa tuyizamure, hanyuma ikoreshwe nk'ishuri, ibemo ishuri. So inyubako zose rero zidakoreshwa twarazibaze mu ntara, twarazigezeho mu ntara, inyubako tunakora proposal y'icyo yakoreshwa kugira ngo ye kudupfira ubusa, kandi dufite ibikorwa byinshi bishobora kuba byakorerwamo. Dukeneye ECD zimeze neza, dukeneye amashuri, izi turaziheraho rero tuzivugurure zijyane n'icyerekezo. Wenda icyo wabajije kirebana n'ubwanikiro ndaza kugiha meya wa Burera akivugeho. Urarangiye inyubako ntihise ikoreshwa, hari na reforms zabaye murabizi, tuva ku makomine tujya mu turere, inyubako zahoze ari iz'amakomine zimwe ntizihite zikoreshwa, ariko ubu nicyo gikorwa turimo nanone. Ngira ngo twaratangiye, hari n'ejo twari mu Kinigi, wenda bakoresha abasoma kuri account y'intara mwabikurikiye, hari inyubako yari iri mu Kinigi twarayisanye, itarakoreshwaga muri imeze nk'izo mwabazaga, twarayisanye ubu turayikoresha nka archive z'intara. Hari iyo wavuze cyari ntabwo yigeze ikoreshwa mu by'ukuri, ariko yari irimo yubaka ngo izabe
ikoreshwa n'akarere ka Bugarura. Meya wenda ndaza kumuha umwanya bikomozeho. Iyo tugiye gutangira kuyisana byararangiye, basigaye icyemezo cya Rema gusa tuyizamure, hanyuma ikoreshwa nk'ishuri, ibemo ishuri. So inyubako zose rero zidakoreshwa twarazibaze mu ntara, twarazigezeho mu ntara. Inyubako tunakora proposal y'icyo yakoreshwa kugira ngo ye kudupfira ubusa kandi dufite ibikorwa byinshi bishobora kuba byakorerwamo. Dukeneye ECD zimeze neza, dukeneye amashuri. Izi turaziheraho rero tuzivugurure zijyane n'icyerekezo. Wenda icyo babajije kirebana n'ubwanikiro ndaza kugiha Meya wa Burera akivugeho. Aho mubyumvise mujye muduha amakuru kabisa. Niyo mwambwira ngiye ku giti cyane, umuturage gutanga amakuru n'uburenganzira bw'ibanze. Nta muntu ugomba kuba yahohoterwa ngo yatanze amakuru, oya. Keretse icyakora cyabaho no gukurikirana tukamenya ko ayo makuru yatanze ari ukuri. Kuko nkuko nabivuze ntangira, hari amakuru abaturage babaha. Ngewe ndi mu bantu bumva radio cyane, amakuru n'ibinyamakuru nkabireba, ibyo mwandika ari no kuri internet n'ahandi, turakurikirana tukamenya ko ibyo aya makuru yatanzwe ari ukuri koko. Hari ayo dusanga amenshi arimo wenda amarangamutima, ariko nabyo ntago ari bibi, nabyo turabikurikirana. Hari n'amakuru yemwe abatatureba nk'intara directly, ariko natwe dukurikirana tukavuga tuti ibi bintu ko byavuzwa ahandi twebwe iwacu ntabwo bishoboka ko biba bihari. Iyo tuvuze ngo minsi yashize narebaga inkuru, I think ni ya TV1, abana baza Kimisagara, abana ku muhanda bavuga bati harimo umwana umwe w'umukobwa avuga ngo afite imyaka 15, avuga ngo indatwite ni ya gatatu. Nyeka ari TV1 babivugaga hari. So ibyo bintu nabyo iyo nkuru tuyibonye natwe twahise dukora inama nk'intara n'abameyas n'abandi bose, turavuga tuti reka twisuzume turebe ko case nk'izo nubwo ziri kuvuga i Kigali iwacu zidahari. Ushize mwumvise icuruzwa ry'abana byavuzwe za Rabamba n'ahandi, nabwo iyo ari amakuru tuyabonye nayo turayakoresha still tukisuzuma tukamenya ko ibiri kuvugwa mu tundi turere n'ahandi iwacu bitaba byaragezeyo. So rero nta muntu ukwiye gutinya gutanga amakuru, by'umwihariko nta muntu ugomba kuba yagirirwa nabi ngo kuko yatanze amakuru. Ariko nta n'umuyobozi, iyo ni ntuza twafashe mu ntara yacu, ukwiye kwimana amakuru. Ni party accountability. Ibyo dukora tugomba kubitangaho amakuru kuko ntabwo tubyikorera, tubikorera abaturage. Bagomba kumenya rero ibyo turimo n'imishinga tubafitiye n'ibyo dukora. Ibyo rero niba hari n'ahantu biri mujye mubiduhaho amakuru, mutubwire muti numvise uvuga ngo hari ambasaderi wacu yatewe ubwoba, tumenye uwamuteye ubwoba n'impamvu y'ibyo bintu kuko ntibikwiye. So muhanda wa Cyamutara ndagiha Meya wa Gicumbi, ariko mbivuze muri rusange turifuza imihanda myinshi pe, kandi koko iyo turi gusaba amafaranga muri Minecofil dusabira imihanda myinshi cyane. Ariko n'ubushobozi bwacu hari aho buturimita nk'igihugu, ntabwo yose twayubakira rimwe. Hari bimaze igihe rero twifuzaga uyu mwaka ko dushyiramo imbaraga bikava mu nzira, nk'umuhanda wa Base Kacibutaro gahinguka mu Kidaho. Twifuzaga uyu muhanda umaze iminsi, twifuzaga rwose ko twashyiramo imbaraga ahubwo ukava mu nzira, kuko wari waratangiye hashize igihe, kandi abahasura murabona ko noneho progress yatangiye kugaragara. Umuhanda twatangiye Rurindo uza ugahinguka Mukoto, twahoze tuvuga uturutse Nyacyonga kilometero 39. So byibuze yatangiye igakorwa kandi igakorwa vuba. Mu mujyi Gicumbi bari gukora imihanda yo mu mujyi ifite ibirometero 15 ya kaburimbo, byaratangiye kugira ngo tuvugure n'umujyi wa Gicumbi n'umujyi wa Byumba hariya. Musanze nawo nuko hari imihanda turi gukora Cyuve, hariho tugiye gutangira vuba mu kwa mbere aha hagana mu Ibereshi, gana hano hoze Banque Populaire kera na depo za Bralirwa. Imihanda tugiye kuyikora,
ariko twabonye n'ibirometero 9 bya kaburimbo muri industrial park nabyo tugiye gukora. So ubu hari dosiye tubona ko ziri imbere n'izindi tukomeza gusabira. Turasabira umuhanda ugera ku bitaro bya Kinihira. Ibitaro bya Kinihira byabaye ibitaro bya gisirikare, hari amavugurura agiye kuba ku buryo ibitaro byiza. Turashaka ko rero ambulance zijya zigerayo n'abandi bagerayo mu buryo bworoshye. Hari iyi kaburimbo nayo tugiye gutangira kuva ku mupaka Cyanika ukamanuka ukagera hano mu mujyi ukakomeza Nyakinama ukazaduhuza n'intara y'Iburengerazuba. Izo zose ni projet, ariko ntitwavuga ngo imihanda yose turayubakira rimwe bishoboka. Icyakora ko hari ibyo twumvikanye bijyanye na gahunda inasanzwe y'igihugu NST2, harimo ko tugomba gukuba kabiri bitarenze 2029 amafaranga twinjiza, ibyo twita revenues twinjiza nk'uturere. Nitubigeraho hari ibyo bizadufasha gukemura, harimo n'ibi biraro mwahoze mubaza, ku buryo byibuze ibiraro twaba tubikoze mu gihe tutarabona kaburimbo, ibinogo byaba birimo tukaba tubifixinze ku buryo ubuhahirane bukomeza. Ariko turabizirikana rwose, wanabivuze neza ko ari presidential pledge, turabizirikana byose turabigendana, ariko ku buryo hari ibyo twadukoze hagatanga uti ibyaha biriyongera. Twebwe iyo turebye imibare ahubwo ibyaha biragabanuka cyane, ibyaha biragabanuka cyane. Wenda ikintu cyagize kiyongeye ni uburyo bwa reporting, noneho na smartphone ibyaha biraba abantu bakabimenya byoroshye, ariko na gahunda zihari zo kwirindira umutekano. Wavuze abanyerondo bashobora kugira uruhare mu rugomo, ibi ntibikwiye. Niba hari naho biri turabikosora, kuko amabwiriza arebana n'uko irondo rishyirwaho ari clear. Criteria ya mbere kugira ngo ube umunyerondo ni uko uba ufite imico myiza na bagenzi bawe muturanye bakagutangira ubwo buhamya. Sinzi nawe amabwiriza mwarayabonye ko irondo rigomba gukorwa n'amabwiriza ya Minaroke, kandi uba amaze umwaka asohotse. Ubwo rero irondo iyo rikozwe neza riradufasha. Abagikora urugomo rero bavuze nk'abashumba, icyo nacyo turagikurikirana kugira ngo uwo ari we wese wakora urugomo wese abihanirwe, kandi n'umutekano wacu urusheho kwiyongera. Network ya internet nibyo twa tumaze iminsi dufite iki kibazo, ariko twasabye team za MTN bari hano kuva ku wa mbere. Sinzi nawe aho mutuye batarahagera. Ejo nahuye nabo bari mu bice bya za Yaounde, naho aho bavugaga atari network, ariko niba hari n'ahandi mu haturangire hose barahari kugira ngo babikosore. Bari muri Musanze ubu ngubu, ariko n'ahandi hose niba bava Musanze bazajya no mu tundi turere. Twamanje MTN, ariko n'abandi twaraganiriye, ari RBA ahatagera radio neza na televiziyo atabibona, twarabivuganye bazaza babikosore, ari Airtel n'abandi bose, ku buryo abo rwose muri Musanze ho especially hano hagati mu mujyi uko izi nzu ndende zigenda zizamuka, batubwiye ko ari ukuntu zigenda zibroka signals, ku buryo ni igikorwa kizajya kibaho buri gihe, uko ahantu hamwe hataye network nabyo bigakosorwa. Ariko for now barahari muri Musanze bari kubikoraho. Umunyamakuru wa Energy Radio y'ikoranabuhanga